aba bagore rero bashyukwa vuba cyane, ikindi bakunda kuvuga ibishego. Ibiganiro birimo ibishego, ibiganiro birimo kuvuga amafuti, ibiganiro birimo kuvuga imboro, birimo kurongorana, birimo ibiganiro birimo kurongorwa. Aba bagore barabikunda cyane, ari nabo usanga bavuga bati bavamo hariya muri ariya magambo cyangwa se muri biriya bishego birimo bavuga ibyo kurongorwa no kurongorana, babivamo bashyukwe. Ugasanga kubategura ntabwo bigoranye. Ikibundankari rero kiri inyuma, kiba kigaragara hano inyuma cyane. Hanyuma rero ngo gifite, mu Kinyarwanda bavuga ngo gifite ipfupfu sinzi nimba murizi, ngewe ndarizi. Hanyuma ngo gifite ipfupfu hano hejuru, kiba kigaragara nyine kirabyimbye imbere. Rero hanyuma ashobora uyu mugore iyo uri kumutegura, mu gihe cyo kumutegura ashobora no kwinyarira. Ni wa muntu nyine hano hasi cyangwa se hasi. Ikibundankari ntago gishobora kugira resistance. Ni urukamba biterwa n'amasaku yaho uturuka. Ushobora kuvuga urukamba. Urukamba rero usanga iki gitsina cy'umugore cyitwa urukamba kiraringaniye, yego kigaragara hose imbere n'inyuma, hose wacu imbere wacu inyuma, hose ugisangayo nta kibazo. Ikindi kintu kiza kuri aba bantu bashyukwa vuba, nabo ntago bagora mu gutegura. Ibi bitsina by'abagore tunavuze bitatu bitandukanye, imwihariko wabyo abagore babifite bashyukwa bitagoranye. Mu gutegurwa ntago bagorana, kandi tuzi ko abagabo badakunda kugorwa cyane mu gutegura abagore babo. Bakunda umugore gufata ubushyuhe bidatinze. Iyo umugore ngakunda gukora imibonano mpuzabitsina cyane, arayikunda cyane, ashyukwa bitagoranye. Ni ukuvuga ngo iyo abishaka cyangwa se yashyukwe mu Kinyarwanda, ikibundankari ntago gishobora kugira resistance. Oya, bagira rero amavangingo menshi. Aba bagore bafite ikibundankari bagira amavangingo menshi cyane, apana twa tundi dukeye. Mu gikorwa rero kunubona abagore bateye, aba bagore bakunda kunyazwa cyane. Kwishima kwabo, kurangiza kwabo ni ukunyazwa. Bararyoha cyane. Abagore bafite ikibundankari usanga abagabo babakunda cyane. Igihe bari kurongorwa bo bakunda kuvuga. Aba bagore barongorwa bagaramye rwose, hano kiba kimeze fresh. Ibiganiro birimo kuvuga imboro, birimo kurongorana, birimo ibiganiro birimo kurongorwa. Aba bagore barabikunda cyane, kuko gushyuka kwabo biroroha cyane. Aba bagore bararyoha cyane. Umugabo mufite. Hello friends and family, welcome back kuri YouTube channel yacu. Musoro tugiye kurebera hamwe amoko yabyo. Turabizi twese turi bakuru, yicara dukurikirwa n'abantu bakuze, amoko yabyo. Ariko noneho amoko yabyo tuzi yagaragaye ni 8. Muri ayo 8 rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe 3. Ngatatu yo muri byo ngo aryoha cyane kurusha ibindi. Hanyuma rero habaho ni byinshi, habamo ngo kinjuma, habamo ukaba, ni byinshi. Hagaragara amoko 8, ndetse abayavuga baravuga bakanasesengura bakavuga n'ababifite uko baba bameze, imiterere y'abagore uko baba bameze, abateye gutya bakabivuga birahari. Ariko igihe uyu munsi ndarebye kuri 3 biryoha cyane, abagabo bakunda cyane kurusha ibindi. Rero ni ibitsina by'abagore, yego ibitsina by'abagore. Icyambere rero kiryoha cyane, abagabo baragikunda cyane kurusha baragikunda cyane kurusha ibindi bitewe n'imiterere yacyo. Icyambere rero bakunda icyitwa ikibundankari. Ikibundankari rero kiri inyuma, kiba kigaragara hano inyuma cyane. Hanyuma rero ngo gifite, mu Kinyarwanda bavuga ngo gifite ipfupfu sinzi nimba murizi, ngewe ndarizi. Hanyuma ngo gifite ipfupfu hano hejuru, kiba kigaragara nyine kirabyimbye imbere. Umugore yagifite yambaye ipantaro urakibona, kiragaragara cyane inyuma y'umuntu. Iyo umugore ayambaye umwenda wose yambaye kita kigaragara. Ni ikibundankari ngo kiraryoha cyane. Rero tukanavuga umugore ugifite ukuntu aba ameze, ntabwo mvuga imiterere yacyo iye uko abateye, ahubwo ndavuga ngo ukuntu mu mibonano ukuntu abateye cyangwa se mu gutegurwa. Uyu mugore ngakunda gukora imibonano mpuzabitsina cyane, arayikunda cyane, ashyukwa bitagoranye.
ni ukuvuga ngo iyo abishaka cyangwa se yashyukwe mu kinyarwanda akunda kunyara, kujya kunyara donc uko abishatse hano hasi yumva hajemo araribwa akamera nk'ushatse kujya kunyara, akagenda akanyara udukari dukeya cyane bitagaragara ari uko ashaka kunyara ahubwo nyine ariko niko ateye. Ikindi kintu rero hanyuma ashobora uyu mugore uri kumutegura mu gihe cyo kumutegura ashobora no kwinyarira. Ni wa muntu nyine hano hasi cyangwa se hasi ikibundankari ntago gishobora kugira resistance. Oya, bagira rero amavangingo menshi. Aba bagore bafite ikibundankari bagira amavangingo menshi cyane, apana twatundi dukeya. Mu gikorwa rero kuno bano bagore bateye, aba bagore bakunda kunyazwa cyane. Kwishima kwabo, kurangiza kwabo ni ukunyazwa. Rero nkuko tubivuga, Imana ntabwo yaturemye kimwe. Imana ntiyaturemye kimwe. Imana ntabwo yaduhaye ibintu byose ngo bibe bisa. Hari impamvu ndi inzobe ukaba uri igikara, hari impamvu ndi igikara ukaba inzobe, hari impamvu ufite amaso mato nkagira amaso manini, ukagira intoki ndende nkagira ngufiya, cyangwa se ukaba muremure nkaba mugufiya. Niyo mpamvu n'abantu usanga badateye kimwe ku bitsina byabo. Ariyo mpamvu usanga umuntu akagira imboro ngufi, undi akagira imboro ndende, undi akagira inanutse, undi akagira ibyibushye. Yego muraje mu ntera amabuye ngo navuze mboro ariko ngo kuvuga icyo abagore ngo ntabwo nkivuga. Yego, ikintu rero ndi kuvuga, aba bagore bakunda kunyazwa. Bisaba ngo uri umugabo uri tayari ukomeye, ufite imbaraga ku buryo uri umunyaze, akumuka fresh. Abagore bafite ikibundankari niko bamera. Rero kuko tuzi ko abagabo cyangwa se muri rusange abagabo bakunda amazi. Kuri abagabo bakunda amazi, niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo aba bagore bararyoha cyane. Abagore bafite ikibundankari usanga abagabo babakunda cyane. Yego, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri rero usanga bakunda ni urukamba. Urukamba biterwa n'amasaku yaho uturuka. Ushobora kuvuga urukamba, ushobora kuvuga urukamba. Urukamba rero usanga iki gitsina cy'umugore cyitwa urukamba kiraringaniye. Yego, kigaragara hose imbere n'inyuma, hose wacu imbere wacu inyuma, hose ugisangayo nta kibazo. Ntabwo kiba imbere nk'ikibundankari, n'inyuma kiba gihari. Rero aba bagore bameze gutya bafite urukamba bagira ububobere bwinshi, bakagira n'amavangingo. Aba bantu rero aba bagore bafite urukamba bakunda gusakuza. Bakunda gusakuza no kuvuga mu gihe bari mu gikorwa cyangwa se mu gihe bari kurongorwa, bo bakunda kuvuga. Niyo mpamvu rero usanga abagabo babakunda, kubera yuko bobo ntabwo bakunda kumera nk'ibiti. Yego, usanga bakunda gusakuza muri icyo gikorwa. Niba rero udakunda gusakuza cyangwa se ufite umuntu usakuza, hari igihe biterwa n'imiterere cyangwa se n'ibyo yize cyangwa niba ariko yiyumva, ariko usanga ibintu ntabwo biba ari 100%, ariko aba bagore bafite urukamba bakunda kuvuga. Impamvu rero aba bagabo babakunda bano bagore, icya mbere cyo nuko bavuga, ntabwo bamera nk'igiti. Icya kabiri nuko bagira ububobere. Kandi abagabo barabukunda ububobere, bakagira n'amavangingo atari menshi cyane bikabije nk'ikibundankari. Oya, ahubwo babagira amavangingo aringaniye ndetse bakagira n'ububobere bwinshi. Nta kibazo baba bafite. Aba bagore baba baryoshye cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo urukamba, abagabo iki gitsina cy'umugore cyitwa urukamba usanga abagabo bagikunda cyane. Hakaza rero icya gatatu bacyita umushubati. Igitsina cy'umugore cyitwa umushubati nacyo kiraryoha cyane, abagabo baragikunda. Ukuntu giteye rero, ngo giteye nk'ipapayi. Ipapayi ukuntu imeze, giteye nk'ipapayi, niko abashakashatsi cyangwa se abahanga bakigereranya n'ipapayi, kuko cyo kiramanutse ndetse kikagera no hagati. Aba bagore barongorwa bagaramye rwose, hano kiba kimeze fresh, kiba gihari, kiba kirimo hagati. Aba bagore rero bakunda kunyara icyo bita udusoko, banyara udusoko. Iyo bavuze ngo banyara udusoko rero, banyara twatuvangingo duke. Usanga ahantu haje nk'ikizinga, ariko ntabwo abana bagore ushobora gusanga batosheje uburiri, gusanga byabaye bicika amazi ni menshi. Oya, banyara udusoko. Ariko umwihariko w'aba bantu, bagira ububobere bwinshi, n'ubwo ububobere bwinshi ahantu ushobora kugira gute kwikanga ko harimo n'uburwayi, ariko bagira ububobere bwinshi cyane. Ikindi kintu cyiza kuri aba bantu, bashyukwa vuba nabo, ntabwo bagora mu gutegura. Ibi bitsina by'abagore navuze bitatu bitandukanye, imyihariko wabyo
abagore babifite bashyukwa bitagoranye. Mu gutegurwa ntabwo bagorana, kandi tuzi ko abagabo badakunda kugorwa cyane mu gutegura abagore babo, bakunda umugore gufata ubushyuhe bidatinze. Aba bagore rero bashyukwa vuba cyane. Ikindi bakunda kuvuga ibishego, ibiganiro birimo ibishego, ibiganiro birimo kuvuga amafuti, ibiganiro birimo kuvuga imboro, birimo kurongorana, birimo ibiganiro birimo kurongorwa. Aba bagore barabikunda cyane, ari nabo usanga bavuga bati bavamo hariya muri ariya magambo cyangwa se muri biriya bishego burimo bavuga ibyo kurongorwa no kurongorana, babivamo bashyukwe, ugasanga kubategura ntabwo bigoranye. Aba bagore rero ari nabwo usanga bava muri ibyo biganiro wenda babishaka, kuko gushyuka kwabo biroroha cyane. Aba bagore bo bararyoha cyane, umugabo umufite rwose araryoha, niko bigaragara. Rero ni byinshi nk'uko twabivuze ni 8, ariko uyu munsi tuvuze 3 ngo biryoha cyane kurusha ibindi. Yagiye kubaza gusa ufite ikimeze gute, ubwoko bw'icyayi urabuzi? Yego, ariko usanga ni ibanga ry'umuntu ku giti cye. Yego, uyu munsi rero twagira ngo tubasabe kongera gukora subscribe, tunabashimira abamaze kuyikora. Abashyashya baje hano rwose tugira ibiganiro byiza, mwifatanya natwe muri subscribe, muri like, muri share, kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubiteza imbere. Turabashimira abamaze kubikora, be blessed. Imana ibahe umugisha none cyane 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 cyane, turabakunda. Hariho nimero ya telefone rero muri description yanjye, abantu bafite igitekerezo cyangwa se bafite ikibazo babifuza kubaza inbox, rwose welcome, nta muntu njye nsubiza inyuma. Ikintu ntakunda n'umpamagara ambwira ngo tubonane gute, iki kibazo rwose kino kibazo rwose ndakirambiwe. Ndagira ngo babwire yuko rwose ibintu byo kumamagara ngo tubonane, no, mpamagara umbwira ibintu byerekeranye na kino kiganiro mamaze gukora, cyangwa se n'ibiganiro byanjye nakoze, cyangwa se inyunganizi ugiye kumva, cyangwa se igitekerezo ugiye kumva, cyangwa ikibazo ushaka kumbaza. Rero ni kare mu biganiro by'ubutaha, tuzabane kandi turabakunda cyane cyane cyane. Imana ibahe umugisha. Bye.